mperutse gusura umudugudu nsanga abantu mudamaraye bamwe mwaciwe intege n'ababana b'abahanuzi bababwiye ko ntakije maze mukunda iby'iy'isi. Yesu nashimwe ne data nshuti y'umusaraba. Reka twongere dusangire ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 23 tugeze ku murongo waho wa 3. Hari ijambo rikomeye cyane kandi mbabari uryumve kandi rirakureba. Haravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye kandi akanyobora mu nzira yo gukiranuka. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Buriya ukuntu tubayeho tumeze nka bateri. Umuntu ameze nka bateri bayicomeka ikajyamo umuriro igakora bakongera bakayisubizaho kugira ngo ibashe gukora ikabaho gutyo. Bari kwiteka dutunga. Buriya uza gusaba imbaraga z'umunsi ubwira Imana uti Imana ngiye kujya mu kazi, ngiye kujya mu nama, ngiye kujya muri business, ngiye kujya mu birori, ndashaka ko imbaraga z'umunsi uzimpa. Urembye yaravuze ngo buri munsi ajyamo imbaraga. David yarazi rero ko imbaraga niziba nkeya afite umwongerera mu imbaraga. Yamuze ko Imana twongerera imbaraga ahubwo uzajya ubyibuka kubisengera Imana ije guha imbaraga z'umunsi. Niba witeguye ahantu uza kuza kujya ujye uvuga uti uyu munsi Imana umpa imbaraga zo guceceka. Hagiye usanga uwo munsi ari umunsi w'urusaku bigusaba guceceka. Biri Imana ngo Mana umpa imbaraga zo guceceka. Hakaba igihe ugenda ukajya ahantu ugasanga biragusaba ko wizera ukabwira Imana ko Imana umpa imbaraga zo kwizera. Hagiye bigusaba kugira imbaraga zo kwatura bitewe n'icyo uhuye nacyo. Muri munsi ufite test, umunsi wose ufite ikizami cyawo kandi umunyeshuri ni wowe kandi ibintu ukoresha mu kizamini nibyo wiga mu ijambo ry'Imana. Zikana umunsi wo guceceka kandi umunsi wo kuvuga kandi umunsi wo kurya n'umunsi wo gusonza. Abo twavuganye abo dufitanye isezerano muhumure ntimuzagwa mu nzira, muhumure ntimuzagwa mu nzira. Impamba y'urugendo irahari ku bagenzi bakomeje ijambo. Umuntu rero w'Imana ikintu Imana imukorera igenda imuha imbaraga za buri munsi zigufasha mu rugendo. Mpamvu yari yabwiwe ngo byuka urye kandi unywe kuko urugendo rukomereye ugiye kunyuramo. Imbere yawe haba hari iminsi 40, iminsi 40 iminsi ibabaje, iminsi igoye. Akumva nkubwira ibanga rikomeye. Uzajya ubyuka mu gitondo wisaba imbaraga z'umunsi. Usengera abaza gukuramutsa, usengera abaguhamagara, usengera message uza kubona, usengera uwo munsi umenye ko ari umunsi mushya Imana yamanuye imbaraga zawo, yamanuye ubuntu bwawo, ubicakire ubigendane ubyitwikire ubigendemo kugira ngo uwo munsi uneshe. Turaba umunsi umwe rero turaba iminsi myinshi. Iminsi iba myinshi uko tuya tuyegeranya turama igenda iba myinshi. Ariko twebwe tusabwa kunesha ku munsi umwe. Tusabwa kunesha ku isaha imwe. Njyambwira umuntu nkamubwira ngo niba utarakaye ukamara isaha utigeze urakara, bambwira abantu bavuga ko bagira umujinya mwinshi. Kamubaza ntagiye uramara nk'isaha utawufite ati njya nyimara. Numva rero Imana iguha imbaraga zo kumara isaha utafite umujinya yaguha n'izimara umunsi. Ntabwo Imana ntabwo uragera igihe ngo umare isaha utavuga nabi ati njya nyimara. Numva Imana izaguha imbaraga zo kumara utavuga nabi. Uyitoze kwimenyereza kubaha Imana. Mbakubwirire inshuti yanjye, uyu mwanditsi atubwiye rero ngasubiza intege mu bugingo bwanjye kandi anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Mbakubwire rero izi mbaraga ntuzikeneye, ngenda zikeneye. Nkeneye buri munsi imbaraga, nkeneye ubwenge bwa buri munsi, nkeneye amagambo y'ubuzima ya buri munsi, nkeneye ubuntu bw'Imana buri munsi. Mbakubwire Imana iguha imbaraga nshya. Asubiza intege mu bugingo bwanjye kubw'izina rye. Ayobora inzira yo gukiranuka. Reka nkwifurize ko imbaraga zawe ziyongera. Ufatanye n'umuririmbyi yavuze ngo numva Yesu anyemeza ko muzi imbaraga
unye musenga ikiteka ntacyo nzamuburana. Yesu adusubiza imbaraga mu bugingo, ariko tugomba no kubisengera kura zikeneye. Uzarebe nawe ko buri munsi kugira ngo ujye mu kazi ubanza kurya, no mu mwuka umuntu ararya. Ujye witoza kumva ijambo ry'Imana buri munsi, nurangiza kandi uririmbe, nurangiza kandi wature, kandi nurangiza umunsi watambutse ubwira Imana uti ubwo umunsi w'ejo watambutse n'uyu nguyu mushyashya nawe Imana urandinda. Umuririmbyi yavuze ngo sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu, ngo na leo Mungu anazijua itaji zangu ninazo. Vuga ngo iby'uyu munsi Yesu arabizi. Akavuga ngo na jana imetoweka, ngo ejo harashize. Waruzi ko ubwo ejo hashize utari bupfe none. Hari igihe umuntu yibagirwa ko n'ejo hari hakomeye. Burya ejo waho wanyuze, imyaka unyuzemo, ibintu byose waciyemo ntacyari cyoroshye. Akwiteka ajya guha imbaraga za buri munota, za buri saha, za buri munsi, za buri kwezi. Imana iguha imbaraga nshya. Urakoze Imana kugumisha mu izina rya Yesu. Amen. Yewe torero komera umutima, utananirwa ukigenda, ahubwo ukomeza ijambo ry'umusaraba. Yewe torero we komera umutima, utananirwa ukigenda, ahubwo ukomeza ijambo ry'umusaraba. Abo twavuganye, abo dufitanye isezerano, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira. Impamba y'urugendo irahari, abagenzi bakomeje ijambo. Haleluya. Intama zizavunika nzazunga, naniwe nzabaheka bageze hakurya. Intama zizavunika nzazunga, nzabasendagiza bageze hakurya. Impamba y'urugendo irahari, abagenzi bakomeje ijambo ryanjye. Intama nzazunga, naniwe nzabaheka bageze hakurya. Intama zizavunika nzazunga, unaniwe nzabaheka bageze hakurya. Abo twavuganye, abo dufitanye isezerano, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira. Abo twavuganye, abo dufitanye isezerano, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu